mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Papa Lina yaramaze gutanga itegeko ko Dina nta kintu n'iki na kimwe yemerewe mu rugo iwabo. Ese aho yaje kubikomeza nangwa yaje guhindura intekerezo? Inkuru yaceka n'ubundi tuyitangirire mu rugo kwa Lina abari mu gitondo kare. Lina asohoka mu cyumba cye, akigera hanze azenga amarira mu maso, agasa n'ugiye ku ruhande gato agatangira kwibaza byinshi. Akavuga ati ariko se man, ni ikihe gicumuro naba narakoze kuba nararyamanye na Ali? Ese nuko mu rugo bakabaye bangenza? Ese nuko bakabaye bamfata? Ngaho ndi hano nikoreye ukuboko. Ibintu byose birasa naho byancanze. Ndakora iki koko wa mana we? Ndabigenza ne? Lina ahera ko yigira inama yo gusohoka akagenda. Aragenda akajya kureba Ali. Agerayo agasanga Ali nawe uhari yagiye mu myitozo. Ahasanga umukozi we. Umukozi kuko aba asanzwe amuzi, amuha karibu nk'ibisanzwe, ariko akabona ntiyishimye. Ahera akamubaza ati ariko se mabuja, koko mbona utameze neza, urarwaye? Lina ati ntago meze neza. Ndati none se wabaye ikimamagare boss mubwire ko utameze neza? Lina ati yamwihorera. Ndamutegereza kandi ndakwinginze wimvugisha amagambo menshi, ahubwo nshakira agapapuro wandikeho inamba za Lydia. Ese ubundi urazigira? Ndati yego ndazigira. Ntabwo se Lydia ntari buze hano mu kanya? Kare numvise ari kuvugana na boss amubwira ko ari buze, kandi niyo ari buze nanjye aba yamamagaye akambwira ibyo mutekera. Lina ati nta kibazo we zinyandikira. Ndahera ko azimwandikira ku gapepa akazimuhereza. Lina yicaraho kubera n'umuhangayiko no kudasinzira, atangira gusinzirira mu ntebe. Arimo asinzira arahira ko yinjira. Akimubona arakavuga ati ese baby, iyo ujya mu cyumba ukaryama byari ngombwa ko usinzirira mu ntebe? Lina akibona Ali aravuga ati ntago nari kubishobora, numvaga nshaka kugutegerereza hano kuko erega n'ubundi sintinda. Ali ati nagutinda kubera iki? Lina ati nje mu rugo batabizi. Arate none se kuri hano? Lina ati nuko wakabaye umbaza ko ndi hano? Seriously? Arati none nkubaze ngo iki? Lina ati nano kumbaza amakuru no kumbaza uko meze, uri kumbaza ngo kuki ndi hano? Haratse nkubaza amakuru kandi ndi kukureba, ndabibona ko meze neza.
Rina ati really ari urabizi neza ko meze neza undi atari ko kuva ryari unyita ari Rina ati ari icyubahiro cyo kwitwa baby warakiyambuye But okay. Uragenzwa n'iki rero? Ushaka iki? Nati wakicara se tukavugana? Arati mbwira ndakumva. Nati please. May you sit down and we talk? Arati okay. Nta kibazo. Reka nicare. Okay, talk. Rina ati Ali ntabwo norohewe ibintu bikomeje kudogera mu buzima bwanjye ibintu biri kugenda birushaho kuba bibi ese nta nubwo uri kubibona ko nikoreye akaboko Arati nabibonye gusa numvaga ndi bubikubaze ukambwira ikintu wabaye ku buryo ukuboko kwawe kungana gutyo Rina ati Ali umusaza wanjye niwe wangize gutya ndati ngwiki haguhoye iki se niki wakoze ku buryo akugira uko nguko Rina ati nuko wakabaye imbaza se wowe nta nubwo ubitekereza ngo ubyibwire nyine kwakira yuko ntwite byarabananiye Arati ngaho nyumvira wamaze no kubibwira iwanyu Rina ati none kinda ikura nari kuzabihisha kugeza ryari koko ari ese utekereza yuko nari kuzavuga ko ndwaye nari kuzakomeza kuvuga ko ndwaye inda se barayihisha inda kikura ntabura wenda ari sida wayihisha ari n'indi ndwara itagaragara wayihisha ariko inda ntabwo ari ikintu umuntu ahisha mu gihe gito cyane inda yangiraza kuba yagaragaye kuko erega irakoze nose ubu sindi kujya mu kwezi kwa gatatu Arati ariko ubundi iyo ndiri kukuzanira ibibazo ko ndagusabye ngo uyikuremo ubiyoza kuba warabyemeye wakabaye uri guhura n'ibyo bibazo byose Rina ati Ali urabona ndi kurira ese urabona ndi kugutakambira nka mbere hose namaze kubikinya ibyo ndi kunyuramo byonyine birahagije kabone niyo nawe waza ugakubita I don't care icyo nshaka kukumenyesha ni kimwe ntabwo uyu mwana wanjye azigera avamo umwana wanjye agomba kubaho nzarwana ishyaka umwana wanjye azabaho udushaka utadushaka udukunda utadukunda umwana wanjye nzamurira Arati babe come on I do love you more nubwo nifuza kugutakaza ariko nakubwiye like nkuko nabikubwiye na mbere banza usoze kwiga nusoza kwiga tuzahira ko tubana Rina atari kubundi kuki ushaka ko nyine indanyikuramo akaba aribwo dukomezanya kuki utankunda ngo nankundane n'umwana wawe ntabwo byashoboka njye narinje kukubwira ko mu rugo bamereye nabi ntabwo nifuza ko inda yanjye ivamo ntabwo nifuza ko umwana wanjye ahungabana ntabwo ari ibintu nifuza pe sinzigera nanabyifuza sinanabirota no mu nzozi ikintu narinje kukubwira ni kimwe narinje kukumenyesha ntabwo ndi kugusaba nzemera mbeho nabi nzemera ntutezwe ariko ntabwo nzigera nihekura niba koko nkunda
ntabwo byahagarika umubano wanjye ngo nuko ntwite. Byongeye ntwite inda yawe ntabwo ari indi muntu. Ntabwo nigeze nkucetinga. Ni n'ibintu ntazigera nanatekereza no mu buzima bwanjye. Kabone niyo uyu munsi tutabana, byazagorana kubona ndi gukunda undi muntu, kuko umutima wanjye urawuyoboye. Ariko wikomeza kuntera agahinda. Nakumenyeshaga iyi ndi zavuka, reka ntanigendere. Rinahera ko haguruka akigendera, arasigara aho ngaho arimo yibaza ibintu byinshi, ubona byamushobeye, ubona byamucanze. Mutima umwe ukamubwira ati zana umugore wawe, bana na Rina, erega n'ubundi uramukunda. Undi nawe ukamubwira uti oya, igihe cyo gushaka ntabwo ari iki. Uracyafite igihe, uracyafite byinshi byo kwitaho. Ugomba gufokasinga ku kazi kawe. Rina arasohoka akitahira. Akigera mu rugo asanga papa we yarubiye, yarakaye cyane. Akinjira yumva papa we rwose ari gutongana, ibintu byadogereye. Ahera akabaza Jojo, akamubwira ati byagenze bite ko numva atari gutongana? Jojo ati nyine yamenye ko wagiye, yakubuze, yagiye mu cyumba cyawe arakubura, arakumbaza ndavuga ntabwo ndakubona. Yarakaye pe. Rina ati none haranyica. Ahubwo reka ninjire mvugane nawe. Jojo ati oya wikinjira, tata wawe ndamuzi atakunyica na mwana wanjye. Rina ati none se uragira ngo nkore iki? Nta hantu mfite ho kugerega, nta n'icyo gukora mfite. Nyine reka ninjire bibe uko byakabaye. Rina ahera ko yinjira, ariko Jojo ari kumukurura. Birangira papa wamubonye, akimubona mu mujinya mwinshi n'uburakari, ahera akamusanganira, agatangira gukubita. Ari nakamubaza ngo uvuye he? Uranze ubaye ikirara, uranze urananiye, ubwo uvuye kubonana n'uwo mugabo wawe uguteye inda, ese kuki utagenda ngo mubane? Rina buri icyo asubiza papa we, amarira akamutanga imbere. Ahera akamubwira ati dad, wemerewe kundakarira, wemerewe kunyanga, wemerewe kuntoteza, ngomba kubyemera nk'abana nabyo. Nibyo koko ndanze ndakunaniye, wavuze ukuri ngo ndi icyohe, nibyo ndabyemera, ariko mbabarire kugutenguha. Ndatengushye icyizere cyawe cyose, ndakubereye ikigwari, ndakubereye icyohe koko. Ntabwo nkwiriye kwitwa umwana wawe, ntabwo nkwiriye kuba nkiri muri uru rugo nk'uko ubyifuza. Papa, ikimbabaza ni uburyo ngukundamo, n'uburyo ari wowe muntu uri kuntoteza muri uru rugo na musaza wanjye Robert. Mbabazwa nuko mutari kunyumva, ndabura ngo mbasobanurire. Nakuze ntazi kwiyandarika icyo ari cyo, ariko papa naracitswe, ntabwo nabishakaga. Ese ni uko wakabaye ungira? Wategetse ko nta kintu n'iki na kimwe nzongera kurya muri uru rugo, ngaho ibyo bidahagije, inkoni nizo zigiye gusimbura ibiryo. Ndanyuranga Robert agakubita,
nkanyura kuri wowe ugakubita papa nanjye ndi ikiremwamuntu Dad please mugiye kunyicisha inkoni pe ese muzi ko njye ndababara ndabumva murababaye pe ariko nanjye ndababaye ese ninjye wishimiye kuba ndi muri ubu buzima Dad abandi bakobwa batwaye inda bazikuramo ariko ngenda nubwo icyo gitekerezo ngifite iyo ndamuka nyikuyemo ari kuzabimenya ubwo bwohe wari kuzamenya ko mbufite ni wari kuzajya umbona ukabona ndi wa mukobwa wawe mwiza ukunda wa mukobwa wawe wiyubaha wari kuzamenya ko iryo kosa se basi nanarikoze ese kuki ntarenze kuri ibyo byose ngo nice Dad ntabwo ari uko nteye nanjye ndicuza ibyo nakoze ndicuza kuba byarambayeho Dad naracitswe ariko aho kugira ngo mumbe hafi nimwe muri kuntera ihungabana ndi kwicara natekereza inkoni nkumva umutima uransimbutse nkumva neza ngiye kwiruka inkoni nizo zasimbuye breakfast nizo zasimbuye lunch nizo dinner nizo supper what can I do basi mbwira nkora iki kugira ngo wishime Dad ariko nabura mbona amahoro ndaterina rekera aho ngaho kuntera iseseme nguri kurira rekera aho ngaho rwose nta muwe n'izina nkeya ngufitiye ndimo ndakureba nkumva nkuburiye formula ariko uzisene nagutakaje wowe fizi zose nakuririye zibaye ubusa zibaye impfabusa hejuru y'ubugoryi bwawe Renate Dad basi urashaka ko nkora iki uragira ngo nkore iki koko undi ati mvira mu rugo kuko gukomeza kukubona neza neza biri kunzamurira kamere ntago nshaka kongera kukubona mbabarira umvira ahangaha Renate Dad nuko ubishaka undi ati cyane Renahera ko yinjira mu cyumba cye agapakinga ibintu bye byose agasohokana valise mama we akibibona ahera akavuga ati ariko nawe uri umusazi none se urasohoka muri uru rugo ngo ujye ufite aho kujya Renate nose mama uragira ngo nkore iki koko nicwe n'inkoni buri kanya buri segonda uko batekereje barakubita unyuze harakubita ese uri kureba uko Robert yangeze uri kubibona ukuntu ukuboko kwanjye kumeze uragira ngo nuko kabiri bakuvune se uragira se ngo n'akaguru nako bazakavune n'urombi ikimuga sinkikuraho ndi mama reka nigendere ndatse mwana wanjye urajya hehe koko urajya kwande Renate mama naho mfite ho kujya ariko niba ariko data bizemo niba ari byo byatanga amahoro muri uru rugo reka ngende ma ngomba kuruvamo nkagenda kandi nkabikora ngishimiye nezerewe ko byose ni amakosa yanjye ninjye wiyandaritse ninjye utaramenya agaciro kanjye ninjye utarabashije kuvuga oya ngo nindangiza nyihagarariwe ikosa rya mbere nakoze n'umunsi navuze yego
Rina ahera agasohoka akagenda ariko ntaho kujya afite. Aragenda akicara ku muhanda ibintu bikamushobera, akareba imbere n'inyuma, akareba epfo na ruguru, akabona nta cyerekezo n'ikintu agitafite. Amasaha aragenda akicuma, Robert na Hirwa barataha. Hirwa yitira mu cyumba cya Rina agasanga ntawe urimo ndetse n'imyenda ye ntayihari. Ahera agasohoka akabaza Jojo, kamubaza ati Rina ari he? Jojo ati Rina yagiye. Hirwa ati Jo, nizere kuri kunyinisha. Where is my sister? Jojo ati Hirwa ntabwo ndi kukubeshya, yagiye. Undi ati yagiye ate? Ati suragira ngo nanjye banyirukane muri uru rugo. Hirwa ati ndi kukubaza mpa amakuru, byagenze bite ko yiriwe ahangaha? Jojo ati yewe tata wawe yamusabye kuva muri uru rugo, yagiye. Hirwa ati none se agenda yakubwiye aho agiye? Jojo ati nyumvira Hirwa nawe, nose ubwo urumva Rina afite aho kujya? Ntaho kujya afite. Jojo ati none se basi yatwaye telefone? Ndate nawe urasetse. Ese wibagiwe ko ejo bundi igihe Robert yari arimo mukubita byarangiye na telefone ye ibimenekeyemo? Nta telefone afite. Hirwa arababara ahera ko yinjira mu nzu akegera papa we kavuga ati Dad, Rina ari hehe? Ndahera akamwihorera. Robert ahera akabaza Hirwa kavuga ati ku wundi ko mbona wasaze wasizoye ntabwo niwe wateye mushiki wawe inda? Hirwa ati namaze niyo yaba ari njye wayimuteye. Ikindi nta nubwo ari nawe mbajije, ndi kubaza tata Rina ari hehe? Undi ati se Rina ni uruhinja ku buryo waba uri kumubaza? Hirwa ati mushiki wanjye ndamuzi. Angwa mu ntege neza neza, intege nke ziwe ndazizi kandi nawe izanjye arazizi, niwe nshuti magara yanjye muri uru rugo. Ninjiye mu cyumba cyiwe nsanze kera. Mumbwire Rina ari hehe? Mama Rina ari hehe? Mama wabo aho kugira ngo asubize araturika akarira, agahera akasohoka akanigendera. Biba byamucanze, asohoka yibaza mu mutima akavuga ati ariko se Mana, ubucura bwanjye koko nuko wemeye ko bigenda? Mana simfite icyo gukora, nta kimezo n'iki na kimwe nshobora gufata muri uru rugo. Ndavuga ngo baransohorana nawe. Ese ubu Mana umwana wanjye agiye kwangarira he? Ese ubu njye sinari mfite icyo gukora? Mana ese nari nkwiye guhangara umugabo wanjye? Mu myaka yose tumarane nabura nkamuhangara nkamwubahuka? Byari bikwiye ko nubahuka umugabo wanjye se? Ese ubundi Mana byari bikwiye ko ndeka umwana wanjye akagenda? Nanjye biri kunshobera, nanjye biri kunshanga. Mama Rina ararira
ariko akabura icyo gukora. Robert warisararanga mu rugo bose akabatesha umutwe, intambara zikarota, agatangira kurwana na mukuru we Robert. Arimo mubwira ati byose ni amakosa yawe, iyo bitaza kuba ubwiyemezi bwawe no gufata imyanzuro idahwitse, ntago mushiki wanjye aba yavuye muri uru rugo, muri kumutoteza mukarengera. Ese ubu ko yagiye mwaramuvunnye akaboko koko, aramutse akuririje mu bumuga. Robert atariko ibyo ntago bitureba. Hirwa turi inyamaswa, ufite umutima mubi, uri umugome, nta keza kawe, wagira ngo neza neza ntago uvukana nawe. Babariye abana bazagukomokaho, babariye umugore uzashaka. Hirwa mu burakari bwinshi ahera akafata telefone ye akavuga turabizi Roba, ngiye guhamagara uriya mukobwa mukundana, byose mbimubwire, amenye ibibi by'umuhungu bakundana. Ese nuko uzagira abana bawe? Ese nuko uzarera? Umuntu yakosheje uramucyaha ariko ntago umutoteza. Muratekereza ari nari bubeho gute? Ese ubira ijoro ari hehe? Ararara hehe? Amambere mwamuraje hanze araharara. None dadi yamwirukanye mu rugo, sibyo? Urumva wishimye, urumva unezerewe, jya kwigurira icupa, genda wihembe. Sibyo washakaga kava muri uru rugo? Wabibonye ngaho ishime. Hirwa ahera ko yinjira mu cyumba cye, iryo joro yanga no kurya. Ku rundi ruhande Rina nawe aba ari aho ngaho yabuze icyo gukora, yabuze uburyamo n'ubwicaro, akarara agenda ijoro ryose, akirwa agenda amanywa yose adafite aho arambika umusaya, kandi ari nako yikoreye valize. Abahuye nabo bamubaza akababeshya ati ngiye imbere hano gato. Uwahuye nawe wese akamubeshya ariko nta cyerekezo bafite. Bwagoroba agashaka ahantu yicara agasinziraho gato, ariko kuko atanabimenyereye ibitotsi nabyo bikabura, kandi nabwo akagumana umunaniro. Ubuzima buramucanga ndetse neza neza yakireba akumva arushijeho kwiyanga, ariko nanone akiyemeza ati nzabaho ndaba, ariko nzabaho, nzanyura mu buribwe ariko ngombe mbeho. Yikora kunda akavuga ati mwana wanjye, ndagusezeranya uzabaho, kandi ndagusezeranya uzavuka, babishaka batabishaka ugomba ubeho. Iminsi iragenda ikaba itatu, Rina abayeho muri ubwo buzima. Umunsi umwe ari mu gitondo, batarabyuka akavugisha Hirwa, akavuga ati Hirwa. Hirwa ahera akamwihorera, akavuga ati Hirwa, niwe ndi kuvugisha, wamvugisha? Hirwa ati ntacyo mfite cyo kuvugana nawe Robert, ni mu gitondo, yitegura ujye mu kazi kawe, nanjye njye mu kazi kanjye ntakererewe. Sinzi n'impamvu uri kumvugisha, ahubwo ubundi urambaza iki? Robert ati Hirwa, basi mbabarira, nararengereye, natoteje Rina, ariko kuri iyi nshuro basi mfasha tumushake, tumugarure muri uru rugo, twumvishe tata abashe kumwumva no kumubabarira.
inkuru yacu tuyisubikire ahangaha. Ese aho Robert arakomeje yaba yahinduye intekerezo se? Ese agiye kugarura Rina mu rugo kuko amufitiye impuhwe nangwa n'ikindi? Inkuru yitwa Warahemutse. Byose twibaza tuzabyumva mu bice bizakurikira mu nkuru Warahemutse. Inkuru yitwa gutyo, njye yandika nitwa Atete, ndetse ni nanjye uri kumva uyikugezaho. Kuba mbakunda byo ni ihame, sinanabigarukaho. Imigisha ikomeze kubamaho ndetse no kwagurirwa imbago.